ubyange ejo nubundi namara kukurunguruka yaguhenesheje yakurebye mu matwi. Undi abantu baha angaha usko mpise mbona ameze nka hari ahantu ntari buvuge kuko nabampamarije bafite ubustani nabwo bumeze nk'ubu ngubu, ariko kugira ngo uzabone umuseriveri no kuvuga ngo akabari nyirizina kari nk'uruguririye urabatangiye, noneho akandi kakaba noneho aho abantu bicara nko hepfiriye niba barahubatse mu rwego rw'amarogi ya devu none se ubwo ngubwo koko nese ubwo umuntu yabaje kunywera aho ngaho ari kumwe n'umukobwa umusore muri iki gihe nawe urabizi akarinda ubwo ajya muri rogi kandi nta n'umusore. Mayira nagira ngo tubasuzanye hamwe, ariko Mayira aba afite ibintu byinshi arimo avuga. Njyewe ndabasuje narimba ku bankuye ivata mu kanwa ubu kandi iyo nza kuvuka ntavuga nabyo byari kubikira kibazo hari ukuvuga no kuvuga ngo dore ngo cyakigabo ngo kiba iyo witegereje umuntu akakureba ahita akubonamo amanyanga. Ijambo naritinda ndabasuje muraho neza, amahoro y'Imana abane natwe twese, duherukana cyagiye twavugaga ku ihene se reka mbireke ntongera guseka kuko kuva icyo gihe Mayira ne ikibazo iyo murebye ndongera ngaseka ni ukuri yamwitegereje nibuka ka gahene yavuze akahene agasekuru iyo mbebutse ndaseka kunyibukisha ahantu utumye nibuka ahantu hafi y'iwacu bita Nyiragahaya. ubwo abantu bazi Nyiragahaya bahita bamenya ko ari hafi y'iwabo. Ari ubucuti ntabwo ari hafi cyane ariko ndahazi no kujyayo nta matike menshi kuva iwacu kuri moto ni 1000 gusa. Noneho rero 1000 cyangwa icyabiri mu cyatanu agati 1000 araza kubona bibiri noneho biterwa nyine n'igihari. Iwanyu ntihajya haba ni kubanza wumve nagiye gusura y'umushuti bakabambwiye bati yari umusore uya ni umumama njye se sura n'abasore ndi umumama ni vuba ubwo numva cyakogera nasuranaga n'abasore ntabwo najyaga njya muri geto. Urya iyo bavuze ngo umuntu ngo yashatse umugabo urya nibwo abamushatse ko abamubonye. Iyo uri umukobwa uri gushaka umugabo ni nayo mpamvu ujya kumusura. Noneho cyagiye tubona habaye ubukwe rero aba yamubonye. Ikomereze Nyiragahaya we ikomereze. Noneho rero ikintu nshatse kuvuga ejo ni nabwo nasubiyeyo nyuma y'aho dukorana ikiganiro kugira ngo menye izina ndifate Nyiragahaya niwe wabiteye. Byari byaranze najya gufata ngiye nko gufata moto njya kumva umushitsi wanjye nihakorera kandi ari utuntu twinshi cyane njya nkunda tujya dukorana. Noneho arangije akambwira buri gihe ngakumunda kumaza ageze arambwira ngaruko ngo nusongeye kujya umbaza iryo zina buri munsi kuko ntabwo ujya urifata. Buri naragendaga nkata nibuka Kagahaya ari agasekuru sinzi ururimi babivugamo nini nkajya ngo munjyane Nyiragasekuru. Ejo bundi wowe kubera ukuntu twabitinzeho tubivuga noneho nagiye yose nirwa mbazize urumva nakwibukije Nyiragahaya Nyiragasekuru seriveri we seriveri sowaritse gukata cyakarega nkatwe tuba dufite ubwanwa dufite ikibazo cy'inyota inyota bihagaze kandi yayandi yo kwiyogoshesha ntayo wigize umpa arabyihoreye neza ngo koko. None se Gaju turi kuri Gaju w'i Rwanda uyu munsi abantu badukurikiranye ndi kuri Gaju w'i Rwanda uyu munsi abantu badukurikiranye tugiye kuganira kuki nawe wabaye nkanjye ukora iriya ugakora iriya amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba iburengera bwabyo nuko Mayira ibintu ari kuvuga ari kwijijisha. Mayira yambwiye ngo tuganire hajya ngo tuganire arya n'igihugu utegurira
neza niri umutumirwa wanjye ndi umutumirwa ariko ari ibyo wateguye yego ndategura ariko noneho uno munsi twaguhaye ikaze kwa Gajurirwana akajya hasigaye mbona nawe ari Gajurirwana jewe rero reka nkubwire yibera kwa Gajurirwana ni ukuvuga ngo ubu ninsubira kujya gusenga hahandi bagira gutya bizancanga cyane kuko ubu namaze kumenyera yuko jewe iyo bageze gutya bavuga ngo amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba n'iburengerazuba ubwo rero wishyuza ibimenyetso by'abakatolike amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba cyangwa muhamagare mu kiganiro byumva gusa nicyo ibyo bisobanura ibi ngibi bari gutya ntabwo mbyibuka neza hari n'ugera ahubwo reka nkubwire abantu bajyaga kwiba ukarisitiya bakabafatira ku kiganza uko bagiye kariya kantu nanjye ndakarwaye ko kujya kwiba twajya ahantu mu gushyingura shabarambabaza ibaze ko twagiye gushyingura sogokuru abantu bose by'imbere ni muzukuru bakuru undi n'imbere barangije batanga turiya tuntu ngiye kugafata abavandimwe twaturi kumwe ngo kwari nka bya bindi bavugaga ngo sinakomejwe ngo sinarahawe noneho ngo mama wacarambwa ngo ukajya ngo gufata ngo umuntu ngo wahawe ukarisiti oya kwari nka bya bindi wa munuza yaririmbaga ngo abantu barapfa kamanyu k'umutsima kariya kantu jewe rwose nubwo naba narakomejwe cyangwa naragiye ntabwo nakarya wapi kariya kantu urakangura kanyunguta kakavamo iki none ngo wibeshuka ku buryo waba wari kurya saa sita none ngo wibeshuka karya urumva kariya kantu ngo umuriro ngo wakamukanwa n'umuntu nabo kare ibintu bikuba ugiye ugafata ntugende wibambaritse kwa kundi ukagenda umaze gutyo ukakira ibintu bikuba nawe barakuroze ngo nawe twanyuka gushaka kugura kugahekenya bakamera ngindi kabyimba ugati turika cyangwa se kwibeshya ukagenda ukakarya uza abantu bibyo ukarisitiya ukagenda ukakarya utarahawe urabeshya sha iwanyu ngwahita hashya umva nyine uza abantu bibyo ukarisitiya bya bindi byo kugira ngo padiri aramugenera kamwe nta muntu wari baragiye baterura barafungura bica muri taberenakoro niba ari taberenakoro baterura ka kabindi kabone ako mumbwire ubundi inkorora irengeje icyumweru biba bishatse kuvuga ubu wararwaye nyine ufite akabazo kagakoko karakwinjiye bajyaga bavuga kera ngo ni ugukandagira umusumari ariko nta misumari kibaho ariko mayiri umunyamafuti no gukimwe oya banza uvuga ngo ni muri kore na koro taberenakuro mbari taberenakuro cyangwa ni muri purigatori aka purigatori se ko ara ngo n'abantu bapfa bakabanza kujya kunyura oya hantu batereka utuntu twose tw'abakatolika batwita muri purigatori abantu batwumva mu dukirano muri purigatori wavuze ngo ni nkongo ntabwo nabisubiramo inshuro nyinshi ntabwo mu dukirano ntabwo ngeze bivuga ngo mbifate ni taberenakuro ni mana yagira bese natebene nakore niba rete none se jewe badukirana ubundi wowe uheruka mu muryango wa kiliziya ryari ni kiliziya irangenja mu kiliziya nyine ntabwo wigize ukandagiramo muri kiliziya nicyo gihe bakwimye ukarisitiya niho wagiye ariko ni ukubera icyo gihe ntabwo nari kukiba kubera impamvu nyinshi hari abagiye barafungura rero hari abafunguye baraterura ariko aho mbere umuntu w'umumama cyangwa se umuntu mukuru ntabwo nigeze njya mu bakatolike ariko icyo gihe meruka baravugaga ngo iyo uriyeho utarabihewe uburenganzira na padiri ntabwo nimba ari na musenyeri abantu babikurikirane bandike muri komenti badukiranire kuri harashya urumva ninde wahiye nahoraga mfite ubwoba kera mana yanjye we nakundaga mama n'ubu buri muntu wese akunda mama rero nicyo mfa n'amadini amwe namwe yigisha abantu agatuma abantu banga imana ninde muntu wigize ashya kubera harashya iriya ukasera n'ubu none usabira se padiri iyo nta padiri ngire w'inshuti ngo harashya kandi abantu hari ukundi kuntu bavuga hashya bimwe byo kwa dokena abantu ariko byanyabyo iyo uriyo ukarisi utarayihawe usanga iwanyu hahiye
hahiye koko cyangwa ukibeshya ukayihekenya ntugire kugira ngo ugire icyo ukunama gahoro ariko ibyo bikura he bikagenda nabanye n'abantu b'abakatolika yewe rero nta padiri w'inshuti yanjye kuko uzabaze n'abandi bantu b'abakristo si bahari se abahise igwe guhita ushwanya ukwica ukagihekenya vavuga ati biriya ni iterabwoba noneho ukuntu kaba kaburungushije nicyo kintu kizatuma nkiba rero nimba ntacyo bitwara reka twigarukire ku byacu ibyo byatabere nokoro ibyo bitatabinakura ariko urabeshya nyine bazandike muri komenti batubwire batabiri nakoro cyane rwose ubwo ni muri purigatori yo mu isi ni kwa padiri purigatori ngo haba hari umuriro kakumba bavanayo utuntu tw'udutambaro wate bazagusobanurira komenti bazakubwira biri nakoro urabeshya twigarukire rero ku byo wambwiraga turi buganireho nubwo wanze kubivuga ku bijyanye n'akazi hanze ahangaha nagira ngo ubyivugire bahita akazi hanze ahangaha kubona umuntu ariga amashuri ashoboka kandi amafaranga y'ishuri ni danje ntubizi umuntu akiga akarangiza amashuri aho bwangeze ndahazi akajya ku akaminuza yarangiza akajya gukora ikiyede nacyo atakibona kugira ngo abashe kubona udufaranga two kubaho n'abarimu baraduhemukira urebye batwigisha kubera iki bivuga ikibazo cy'abarimu aho kiri kiriya gihe umara umbeshya ukambwira ukajya ukambwira ukuntu niga nkakora ibi niga ibi ukambwira ukuntu nzasohoka mpembwa ngo ni muri ntabwo ari abarimu bashinzwe amafaranga arenze ahubwo inama nzasohoka ngo ndejere wa banki wese kubiza uri kubinyisha umva igihe icyo ari cyo cyose baba bari kuvuga ngo iyo bakoze inama bari kuvuga bose ubanza ibyiza bihenze kuki wari kuba mwarimu bagwemba make cyo utagena ngo ukore akazi urimo kumbwira ngewe ukanyumvisha ko nindangiza nzagakora nanjye nkiga nigishije umva se abantu biga bababwira ngo ni mwebwe abayobozi b'ahazaza nawe ukwigaze kuri umuntu kandi bakwigishije nta hantu ni ukuvuga n'abayobozi baje gusura abanyeshuri muri segonderi no muri kaminuza bavuga bati ni mwebwe abayobozi b'ahazaza bagahera muri primaire bababwira ko ari abayobozi b'ahazaza nibo bantu bakomeye b'ahazaza umuntu akazarinda agira imvi ziruta izi ngizi atarabona n'akazi nibura ngo ahembwe 100 ku kwezi nibura uzabana amafaranga babitayemo noneho genda ndashaka kumenya bipfira herero ari umuntu umwe wigize kuvuga ngo twaramubajije tutari ko se ubundi kuki abantu batareshya cyangwa se kuki amafaranga nayimise nisubiza ndatekereje impamvu bumvisha bari abantu yuko kandi pesa ubwa mbere mvuga iki kintu ariko nubwo nkitekereje neza data we impamvu bari abantu bumvisha ko bazaba abayobozi b'ejo hazaza baba bavuga muri rusange haba harimo abazaba abayobozi nibataba kandi uzi ko bavamo bakaba abayobozi kandi atarize ntiyamuha hari n'abandi bavamo nyine ntibyemere ariko mu by'ukuri abayobozi koko bavamo uriya muntu twimashine kujya imbere akabwira abantu aba ari kubwira bake muri baramutse batabigishije n'abo bayobozi ntibazava muri abo ngabo ibyo nibyo ahubwo genda ashaka kumenya aho bipfira hari ikintu nari ngiye kuvuga nabajije umuntu aransubiza kandi nsanga nibyo nawe ubwe ntese kuki ubundi muri kurira ku bijyanye n'ubukene nyamara hakaba hari abandi bantu baba bapfushi ubusa ibiryo babimena ndetse bafite n'ubushobozi bwabasha gutunga abantu nkawe 5,000 avuga ati rero buri Imana iba yatanze imigisha atari ko hari abantu bagenda basakuma ati baba bari hejuru twebwe turi hasi ati Imana ikamunyuzaho ibintu ngo bijye kwa gaju agahita bishyira mu cyumba muri depo yiwe ariko icyo byari bishatse kuvuga yewe nahise niyumvise nuko buriya hari abantu batunga bagatunga n'iby'abandi wari ubizi none se reka nguhe nk'urugero n'uwo muntu nari ndi kuvuga ngo ariga yarangiza akabura akazi akajya gukora ikiyede uza abantu umuntu utinyuka kwambura abantu akoresha b'abayede nyamara we ari mu mishinga ikomeye cyane
arimo tuvuga arimo arubakisha inzu aha ngaha arimo arubakisha hehe uwo muntu yarize kandi ayo mafaranga akajya kuyakoresha ikindi kintu ukayamwambura ukurira akavewiti kawe cyane, ahubwo akaba amafaranga yagombaga kumuha yenda tuvuge niba ari guhemba akaba ashobora gufata nk'ibihumbi 300 akabiha umukobwa bararanye ijoro rimwe, nyamara akanga guhemba umuyede. Hano hakurya hari umuntu ibintu uvuze ugeze kubikora mu gihe cyashize, afata yarababaze abara ibihumbi bigera mu 100 arabibambura, bari abantu 5 bari bakoze igihe urumva agiye yakata bigera mu 100 arayabambura bajya bayamwishyuza wapi. None basa kuza kuvugana ako kazi baraharangije aho ngaho kuhakora, baramaze abantu kubabwira baturiya muntu niko abigenza, bafashe amapiki abo udahita yibuka wa muntu bamutegeranyije amapiki ku muryango, bafashe amapiki bajyayo, bamajije kugerayo rero basanga umugore uwo mufundi ni injeniyeri atetse inyama, bicara kunuza ku kiziringiti cy'inzu, kunuza kwibaraza ngo rega ngo izo nyama zizane vuba ngo turye, nagira ngo ni imikino yewe ngo ndaje genda badamu dukora ngo ndaje reka mbanze ngo mishe ngo na papa abana sinavuga izina ryo muntu ngo abanza barangije bahita babinjira mu nzu baterura bya biryo byose atetse, bari abantu bayetana bahita bakaraba mu ntoki, agiye mu nzu amaze gukaraba mu ntoki asanga bari kubira muri taxi. Umugore biramucanga amagara umugabo aza yiruka ntago ngo ibisambo ngo biri hano ngo abarahageze, amaze kuhagera babane ntibanikanga barakomeza barya ngo baze umugabo wawe icyo yakoze, barya reba baranyanga ngo nta mahoro tuzabateza buri gihe muzajya muteka turi hano. Yibaza abantu 5 b'abagabo, niba tutanahaga turatwinjira mu nzu dufata umuceri muri stoke dukomeze duteke kuko inzu yawe turayizi. Yahise yibwiriza arabishyura. Yewe rero ndashaka hari abantu benshi bagiye bakorera abantu usibye no kuvuga ngo ikiyede cyangwa igifundo, bakoreye abantu bakaba barabambuye kandi ubu ngubu bakumva bari mu mahoro rwose nta kibazo bafite. Nese umuntu mubi ajya agira ikika. Noneho rero ikindi kintu yenda kubijyanye n'akazi kari hanze aha, n'uwo muntu wabashije kwiga, kuki umuntu ajya kwiga amashuri akayarangiza noneho akaza guhabwa akazi hari ibindi bintu bashingiyeho? Ese wa mugani wabona uburambe gute kandi kimara kwiga? Yewe umurangije kwiga uraza ari uko ngufite uburambe mu kazi. No kuvuga ngo ikintu gisigaye kiriho Gaju, ubu hari abagabo benshi bafashe icyemezo cyo kubuza abagore babo kujya mu kazi. Ukeka ko ari iki? Ndabizi se ni iki? Avuga ati aragenda nta kindi kintu kiri butuma abona akazi nuko atanga icya 10. Nawe wumve akaza bakamumara mpanumve kugira ngo we hari abakoresha bameze gutekereza bibaho ariko ako nawe bitekereza oya nagiye ntabwo nafatira umwanzuro umugore kugira ngo kuko ni umuntu mukuru. Rero hari n'abatanga akazi urumva, hari n'abagatanga ibintu bitabayeho, yego ntibyabura ntibabura bakeya ariko nyuma iyo byanze ntibamwirukana se. Nyine harimo abantu batanga akazi batagendeye kuri ibyo bintu, agatanga akazi ariko atatsi ibyo bintu ruswa y'igitsina, atatsi iyo ruswa y'igitsina yihangana no kuvuga. Abantu batanga akazi cyane rwose, hari abantu b'inyangamugayo ntabwo rero byatuma bashaka ko akazi kabo kagenda neza. Abo bantu babuza abagore babo gukora akazi, ikintu nababwira nuko batakongera kukababuza, ahubwo nibabagira inama aho hantu hameze nka gutyo nibahihorera ariko bashake n'ahandi, kuko bagomeze nyine bagucika intege cyangwa bihangira imirimo. Nyine abo bona bemeye kujya kwicururiza imineke kandi barize
nuko baba baragiye kwaka akazi bakajya. Noneho hari igihe nigize kwiyumvira umugore, hari igihe nigize kwiyumvira umuntu w'umugore avuga ati ariko ubundi nk'uwo mugore kwaba ari igicucu kugenda akamuha rimwe cyangwa kabiri akikorera akazi agakomeza akanambanye n'uwo muzigo. none se ubwo arambanye n'uwo muzigo nemera utange bamakazi. Ugasanga umuntu nyine ubukene bwaramwokamye kubera umuzigo nyine yakomeje kuwubika. Nkibaza uwo muzigo wowe wagira nawe nzi njyewe uwo muzigo uzawumenya. Urumva Mayira arimo avuga ariko umuzigo umuzigo kubera kuko ukuremereye. Hari igihe rero waba utari umuzigo ntacyo bigutwaye, ahubwo umvaze bavuga ngo ni umuzigo, ngo umuntu ngo afite umuzigo kandi utari umuzigo kuri ibyo simbizi. Ahubwo genda kwibaza ugasanga sha umugabo afite umugore wamunambiye nkuko nguko wagiye no kwaka akazi. Yanze umvaze yanze no kujya gutanga ruswa y'igitsina kugira ngo abone akazi. Noneho umugabo akajya amujujubya amuhoza ku nkeke amutuka ngo ni indaya. Yaranze no kubitanga cyane rwose. Buriya abagabo bo ntibashobora gutuma abagore babo babijyamo. Ariko nanone umuntu abijyamo yari afite uwo mutima. Niba umuntu akuremera umuntu uvukana umutima wo gusambana, bakuranye ubugeso bubi. Ariko reka mubwire Mayi, ntabwo umuntu ashobora kubijyamo bijyanishijwemo n'undi muntu nk'uwo mubana mugendana. Ari ikintu igihe ntemera, ntabwo nemera ko umuntu mubana yakujyana mu uzi impamvu ushobora gusambana ngo kubera wa muntu tubana utekereza ko umuhimye, sibyo? Ariko wowe ubwawe ukihima ukaza kuza kurwara ibya birwara sisi wakisanga mufite cya sida, ufite cyamburugu, ufite imitezo. Sinzi uvuze ibintu byituza ngo by'ibirwara y'irwara nyine umuntu agiyeyo azi ko ngo agiye guhima, warangiza ugasanga harya ngo hari umuntu sinzi ngo bahihima wande ngo yagize ati ukagenda wowe ubwawe nta muntu ujya guhaha ngo ananirwe gusarura. Icyo gihe nta muntu ujya guhinga ngo ananirwe gusarura, nta n'umuntu ujya guhaha ngo ananirwe kwikorera. Ni ukuvuga rero ngo genda agacyura ama infection, ugahora uhangayitse kwa muganga. Noneho ugasanga bari kwitana ba mwana umugabo n'umugore bakatangira kubeshyera amatuwarete. Gashango ngo nagiye ngo kuri tuwarete ngo umva reka mbabwira, ariko binabaho da tuwarete. Nanone atazagira umuntu wumva kino kiganiro hagira umugore w'umubwira cyangwa turi kuvuga abantu baba baciye inyuma bande yahuye na infection ngo yabikuye kuri tuwarete. Amafection ntabwo ava mu busambanyi gusa, nayo kuri tuwarete abaho ava no mwitondera amatuwarete mujyamo cyane cyane ahuriyeho abantu benshi mwariya y'ahantu abatandukanye wanzureba hari isuku. Jewe ubundi sinkunda n'umuntu wagiye kunkorera intebe ayishyira muri tuwarete. Muri tuwarete si uruganiriro rwo kujya kwicaraho. Umuntu wagiye gukora n'akajya gute nk'ubu kuzi wawe uzabirebe nje urambwira uti tuwarete yo mu nzu, iyo ngiye ngasanga harimo intebe. Habamo intebe muri tuwarete yanjye, mu nzu yanjye habamo intebe. Iriya si intebe se, iriya ni intebe. Umuntu ujya kwituma yicaye. Uzi ko hari n'abagenda bakajya kurebera inkuru kuri ntuza kuri telefone yiyicariye. Kuri tuwarete uri kureba nyine utuntu turi kuri telefone ngo wanagiye uri kuri telefone. Niho umuntu yandurira, agenda abaditseho neza. Ubwo ni ukuvuga umwuka ibyo ari byo byose, amazi ataruka byose bimugarukira. Ariko ataruka unera ni sesemise ibyo ndi kuvuga suko. Noneho tekereza rero ya matuwarete yo mu ntuza yo mu kabari irutwa na ya yindi igaragaza umwobo hasi, nta kuvuga ngo nukujya kwicara. Ubwo uzajya ujya muri za zindi. Jewe nibariza iyo hanze ni ubwo naza nkaza kugusura kambwa ngo ujya muri tuwarete. Yeneho iyo hanze nzayifuga jugunye rufunguye
ndebe yuko utari bijye mu yo mu natega nkajya kuri toilette mu ewe data we cyabwira ati kirimo kugira ngo ave mu gageri watega natega rwose mayi nzabigukore aha wenda bizo wageze mu baturanyi bajya bavuga ngo toilette iri ku nzira ntawe utayitumamo ariko burya hari n'utayituma yewe buriya ndarobanura nshobora kujya mu ya gikene nkayijyamo kubera ko mbona ifite isuku kuruta kujya kuntega ziriya ntebe zanyu zo muntu muri toilette ujya kuhane riri intebe yewe nkeneye kwicara muri toilette mayi bo rero ikintu twara abakoresha numva bajya gutanga akazi bakagira ibintu bagendera batagendeye ku mashuri umuntu yize cyangwa ngo bagendere ku byo umuntu azi bakagira amananiza mu kandi ibi bintu biri ahantu henshi cyane biri ku bakozi bo mu rugo bashebuja bagira ibyo bagenderaho uya bashebuja bashaka kuryamana n'abakozi uya je nari ngiye kubiheraho reka nguhe urugero urahita urwumva ari umuntu uherutse kujya mu masengesho ajyana na murumuna we w'umukobwa bagezeyo ngo barondora wa mukobwa batese ati mukobwa ati waguteye inda ati bimeze bite mubanye neza kandi mukuru we ntabwo yarazi ko atwite tubanye neza none se hashize akajya ati ariko wambwije ukuri buriya rero nabo baba bameze nk'abapfumu hashize akanya ati jewe sinkunda umuntu utambwiza ukuri ati muko ati simbona ubundi mukuru wawe muhuje umugabo yababawe baratangira bararebana nkuru yari yancitse nyine ngo bashwaniye aho ngaho banatashye bageze mu rugo nyine barakomeza barashwana ubwo se baratahanye nyine rwose bari baje ubwo urumva icyakurikiyeho rero nari mvuze none se urumva iyo nda atarayitewe n'umugabo w'uwo mugore ni ukuvuga rero ngo hari igihe hari ibyo aba yashukishijwe kugira ngo nawe abateranije n'abantu kubera iki se atamushyira ku ruhande nkamubwire yihane akamutezana n'abantu ibyo simbizi noneho tukava ku bakozi bo mu rugo tukajya mu bakozi bo mu kabari abantu batanga akazi mu kabari ariko akavuga ati byanze bikunze ngomba kubanza nkaryamana n'uriya mukozi ngiye gukoresha kugira ngo urebe ko agashobora no gusambana se abagiye gukora ubwo nibyo binshanze ni ukuvuga ngo abagiye ni ukuvuga ngo ni bya bindi twari turi kuvuga ngo agiye ni bya bindi byo guha akazi umuntu ugendeye ku bukene afite ugashaka kumutega umutegera mu mitego abo ni ababosi rero ndi kuvuga bakazamuka kugera ku kazi uburyo abantu bashobora kugenda bahabwa akazi bashingiye kuri ruswa y'igitsina ibyo birori ntabwo ari byo nicyo navuga rero Gaju bo kandi ikindi n'abariya abakozi nabo bagomba kwitwara neza bakamenya ko akazi aka kanya uratanga iyo ruswa ariko ejo n'ubundi namara kukurunguruka yaguhenesheje yakurebye mu matwi ahita araguhaga akaza n'undi ntago mbisubiyemo niba utabyumvise dusezerere rero kandi usezere no ku Imana mu ijuru ibaha umugisha ibihe byiza murakoze mwamwumvise amahera akagira amanyanga ni makeya kandi ndimo ndiga kuyagabanya kubera Gaju w'u Rwanda yego Imana ibaha umugisha murakoze